muraho neza nshuti bakunze ba Jack TV. Umwanya tujya kubagezaho amakuru ababaje yageze ku banyarwanda. Umuryango nyarwanda wifatanyije n'umuryango wa Dr. Isaac Labo Kakila, umunyabigwi mu miyoborere no mu buvugizi mpuzamahanga, witabye Imana nyuma y'uko urwara igihe kirekire. Akaba ari umutegarugori wagiye ukorera u Rwanda mu bihe bitandukanye. Dr. Isaac Labo Kakila wari umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bitanga ubufasha muri Somalia UNSOS, yitabye Imana azira uburwayi amaranye igihe kinini. Uyu mubyeyi yakoze imirimo inyuranye mu Rwanda, kuba umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana, umuyobozi nshingwabikorwa wungirije, akaba n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wungirije muri UN Habitat, akaba yarakoze n'izindi nshingano muri uwo muryango. Uyu mubyeyi yitabye Imana nyuma y'uko amaze igihe kirekire arwaye uburwayi bumaze iminsi igihe kirekire. Akaba yitabye Imana ejo ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi. Ni inkuru yaje kuba yasohoka, aho yaje kuba yakibasirwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ikaza gukirwa hanze ivuga yuko uyu mubyeyi yitabye Imana. Kugeza ubu ngubu tukaba twihanganisha umuryango nyarwanda wabuze imfura ndetse n'umuryango we muri rusange, komeze kwihangana. Nta makuru arambuye yatangajwe ku bwoko bw'indwara cyangwa se ibimenyetso by'uburwayi yari arwaye, uretse inkuru zemeza gusa ko yitabye Imana azira uburwayi yarwaye igihe kirekire. Nta zindi nkuru zigeze zisohoka zigaragaza indwara yamwishe cyangwa se ibimenyetso yagaragaje igihe yari arwaye. Aba tutaramenya neza indwara yazize iyo ariyo ko byagizwe ubwiru. Ntibagejeje iyi nkuru rero nk'abantu mwari kumwe nanjye MC Mucyo. Amakuru yacu nakagaruka, ciao ciao, duhurire muri byacitse.